turagushimiye ko waduhaye agakiza, ariko muri aka gakiza waratubabaje, waradukubise, waratubabaje. None rero Uwiteka, kuki watwimye umwana wamuhana abantu b'abasazi bafite uburwayi bwo mu mutwe bakababyarira ku muhanda, abantu bahana imbobo? None twebwe tugukorera nitwabonye tuzabyara umwana nakugirira umumaro. None se Mana, ubundi watubabarije iki ko wadusezeranyije ko uzaduha kubyara kwa muganga, ko batubwira ko turi bazima, ariko ko twategereje umwana tukamubura? Uwiteka we, waduta Bakristo tukana mw'ijuru muze dushikame. Uhawe ikaze kuri Mosi TV. Iyi ni sheni ivugabutumwa, ijambo ry'Imana. Waza tukabana n'amasengesho, ushaka gusenga wabana natwe, ukurikirana iyi sheni y'ivugabutumwa Mosi TV. Mana ishimwe, turagukunda. Wibuke gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ngwino mu muryango mugari wa Mosi TV. Namakuwa ni chamugongo bishe Yonako bisamundura Kumutima ubufiti banga Yukurirwa no kurwanirwa. Haleluya. Ndifuza ko dusenga. Mpamvu ya mbere nababwiye ngo mbere bimwe wibazaga rya jambo ryabisobanuye. Umubibyi we yarabibye, arabiba imbuto nziza, abiba amasaka, bati ndayabibye kandi niteguye kuzabona umusaruro. Ariko umwanzi nawe kuko arakora, Satani arakora. Satani yari yaragize akazi keze. Satani aracyari mu kazi, inshuti yanjye, wirangara rero. Nawe araza nijoro arabiba. Hanyuma ngo abagaragu rero nibo babandi batwebwe, nitwe bashumba, urebwa nitwe bakozi b'Imana, nitwe bakristo. Hano vuga atariko sibundi ibintu ndimo nibiki, ubundi se kuki Imana yemera abantu bakomeza batuburira abantu, babahanurira, bababeshya, ubundi yabakubise kabica? Oho, yashoje bango oya mwitandura urukungu rushobora kuranduranwa n'amasaka. Ni mubireke bigire gute? Bikurane. Ahubwo we washakarizima we, niki kigutera gukora nk'iby'urukundo? Ninde wakwigishije gukora nk'iby'urukundo? Niba ko kurishaka, niba urishaka kuki ukora imico y'urukungu wayikuye? Kuki ukora nk'urukungu? Ngo njyewe ngo mfite ngo ibintu ngo segundi gundi ngo ibintu byo gusenga ngo mbanumva ngo byaranamvuyemo, ngo kuko ngo mbabona gusenga no kudasenga byose kimwe. Ninde wakubeshye? Ninde wakubeshye? Mwanditse aravuze ngo uhere mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza n'uyu munsi, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Intwarane zibugishamo imbaraga, zibugishamo edasi kansonema resa forebe. Imbaraga nizo ukeneye. Ugomba kwambara imbaraga, naho bikomeye ukambara iki? Cyane ukeneye iki? Sonemini forebe dastiko semenema desta fodeberia. Imana ihimbazwe. Ijambo rikomeye nakubwiye ngo ibikomere wakomerekejwe Imana ibikomore. Imana igire gute? Komore. Gatatu nakubwiye ngo urukungu ntabwo rwigeze ruhabwa limite, ntabwo rwahawe limite ngo ruvuge ngo ruzakorera ngo sango mu kibaya mu bakristo ntirugere mu baririmbyi. Bakada naho rurimo. Niyo mpamvu uririmbana n'umuntu akakubwira ati ko mbona ufite amataye meza, tewe useka neza, ariko ugasanga kambabwire uwo mugabo ugasanga yazonze umugore w'abandi guseka neza, nyamara umugore we atajya abimubwira disi, azi kubwira abandi ngo baseka neza, nyamara disi n'umugore wawe yarakeneye kumva ko nawe wamubwira ko aseka neza. Uzi ukuntu wamuzanye aseka neza? Burya n'urya mutima wose muba afite ni wowe wawumuteye kubera ukuntu ugenza. Uriya mugabo ngo mbabona ngo ari umunyamutima mwiza. N'uwawe arawufite, nawe arawufite. Jya ubareka kureba abandi, warebye uwawe. Buriya nawe arawufite. Burya igihe mwavuganaga muri kurambagizanya, hari n'abandi bakobwa bandi yarebaga. Nuko ari wowe inimero yaguyeho,
ariko si uko ari we yari azi wenyine, wakoroheje iyo keya nawe ukayimuha ko nawe ayikeneye. Ntabwo rwahawe limite yo kugarukira hariya ngo reka da, rwaratambutse rugera no mu kidiyakoni. Yego, rwaratambutse rugera na hehera no muri protokole. Reka rwarakomeje ruragenda no mu barimu hose, no mu bapasiteri, no mu bashumba, no ku ruhimbi ingoma naho ruriyo. Ugize gute? Kandi kondisiyo ni mwe kururandura, mureke urukungu rukorane n'iki? Ayiwe, none ko rugomba gukurana cyajya kuba hari ntabwo kuba urukungu rwahinduka ururozi ntibisobanuye ko amasaka atazabaho. Kuba rwaba rukora ibibi cyangwa rugasambana n'ibindi nk'ibyo, ingeso z'urukungu ntabwo zizamaraho imbaraga z'amasaka, kuko nyiri amasaka arimo avuga ngo nimureke, nzayafumbira, nzayavomera, nzayuhira, nzayaha ubuzima, nzayabeshaho. Amasaka azakorana n'urukungu. Biravuze ngo nubwo harimo ibikomeye ariko n'ubuzima burimo. Yesu nashimwe. Ibintu muri kubyumva ariko biri gusobanuka. Nubwo harimo ibikomeye ariko n'ubuzima bugize gute? Burimo. Nta mpamvu yo kwiheba rero, nta mpamvu yo guta Imana, nta mpamvu yo kwihemukira, nta mpamvu yo ku etosanoma refasi beniforia, nta mpamvu, kuko Imana iri kuvuga ngo ubuzima bugize gute? Urahari, hari ubuzima, hari ubuzima. Wita umurimo w'Imana, wicika intege, wiva mu bintu byo gusenga, wireka kugira neza, wikwigira inama yo kubiyembayemba. Korera Imana nk'uzapfa ejo. Imana iragushaka, korera Imana, va mu bintu byo kuca imanza. Izo manza muzikira bashobora kuba ari urukungu. Niba warisobanukiye kuri shaka, kuki ushaka kugira ngo umere nk'abantu b'abapagani? Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Nimwe turi kuganira mu nkurikire. Muba mushaka ko tubabwira amagambo ko ibi birinduye, ibimenaguye, ibihondaguye, ibiritaguye, ibisyonyoye, ibimyoye, ibinigaguye, ibikubise, ibihonze, agahondesho mu mugongo, mu mutwe, tikura, menagura, vudukana, tikura, honda, shwiragiza, nyanyagiza, kubita, hirika, egezayo, ewe ntata we, mbega ukuntu musenga nabi. Ndimo nkubwira amagambo yitwa umuti. Ndimo nkubwira ibintu byatuma uhangana n'urugamba rwa none n'ejo hazaza. Ndimo nkubwira impamvu ziri gutuma abantu bakererwa mu nzira. Ndimo nkubwira ibiri gutuma abantu bacika intege. Tini gutegewe umuntu twahura akamanurira ejo akantereta. Tisye ndivuyemo kaburi kokomoye. Kabura mwikokomoye. Nawe uri kugenda uba gapagani gahoro gahoro. Ahubwo wari ukwiye kumenya uturu n'urukungu ndarubonye. Katavate mu izina rya Yesu. Tiwayobye inzira dayimoni. Wayobye iki? Ubundi ugahita umenya ko uwo muntu mudasangiye inzira n'intumbero n'intego, ukamuvaho ukerekera iwawe. Abazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Haleluya, haleluya. Urukungu murureke rukurane n'iki? Ngo ubugewe mufite ibibazo, ngo abantu ngo baramvuga, ngo abantu ngo baranyanga. None se ubundi wowe wabanje ukamenya icyo uri cyo. Niba uri urukungu, ubwo nyine nawe ufite ikibazo. Ariko niba uri ishaka itandukanye n'urukungu, gerageza kwitandukanya. Nta n'ikintu Imana igusaba, kuko yamaze gutanga umurongo ati amasaka uko byagenda kose azera, ntabwo azapfa, ntabwo azabura kwera. Mwigeze mwumva hari rizaba igihe wese? Reka da, we aravuga ati nimureke bikurane. Urukungu uko rwamera kose, rwagira amashami, rwagira ibiki, rwagira ibigango, ntacyo ruzatwara amasaka. Nzayacungira hafi, nzayaha ifumbire, bizakurana. Bizakurana, kubera ko uwabibye amasaka yayabibye afite n'ibyo azayafumbiza. Hanyuma urukungu narwo ruporofitiramo, kuko umubi yaruzanye mu ijoro. Siko twabonye ngo nawe ararubiba kandi rurakura. Ngo maze mu bukeye ruba ruharabonetse. Rego ukuntu ruza rwiyoberanyije, kugira ngo turujyana mu mazi turubatiza rusa n'urukungu. Reka da, ruba rurimba indirimbo zo mu gakiza nizo gushimisha. Twarabatuwe rwose, agahumiriza ukagira ngo yagezeho kumba kikura mitsingi hana yanjye. Agahumiriza ukagira ngo yagezeho kumba arabya indimi ameze
Mana we, mbega dayimoni ziri hano turimo turajyana, ariko yabuze ngo mureke bikurane, nyir'umurima azivangurira. Azagira gute? Ariko igihe cyo kuvangura kigiye kugera. Yesu ashimwe. Igihe cyo kuvangura kigiye kugera, kuko niko ijambo rivuze, ryaravuze ngo ntabwo inkoni y'abanyabyaha izaguma kuba ku mwandu w'abakiranutsi, nta kabuza kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Nonaha ndahaguruka ndashira mu mahoro uwo bacuriraga iki? Babajwe nuko huye n'ibikubabaza, Imana izaguha n'ibikunezeza byinshi. Imana iranezeza nshuti yanjye. Imana yibuka abantu bayo, Imana yibuka abakiranutsi, abayegereye ntabwo izabakoza isoni, abari kumwe nayo izabagirira neza. Ni nyiribambe kandi yibuka abantu bayo. Yesu nashimwe. Nta kindi gishoro gikomeye Imana yabibye muri wowe keretse ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubugingo Imana iragushaka rero. Umbishe ko za mpamvu nazo, mpamvu nta zigabanya, ahubwo wimenye. Ugire gute? Gerageza kwimenya. Ibintu byo kutimenya ubigabanye, ibintu byo kwifata nkaho utazi ko urugendo rubamo intambara ubigabanye, ibintu byo gusamara ukibagirwa n'intumbero yawe ubigabanye. Urareka mbabwire, hari ibintu mutajya musoma kubera imiruho. Ari nayo mpamvu abantu iyo bageze imbere y'Imana basenga nabi. Umuntu agera mu rusengero kubera agahinda, kubera intambara, kubera ibigeragezo, yapfukama. Mwami Yesu, aho kugira ngo abwire Imana ati nyezo ntunganye, sindi mwiza ariko naje mfite inzara n'inyota yo kugira ngo untabare, agahita avuga ati Mana, tereba bandwanya, bavunagure, bakubita amaguru, bahonde, batikagure, batwike, baransonze, reba uko agasenga benayo, akayasenga umwana. Imana yamureka bati si umuntu ushinzwe kuza kumbwira ngo mvunagura abantu gusa, ubundi uyu muntu njyewe pfana iki nawe? Yareba igasanga ubugingo bwawe ntibujya bugira umwanya busabana n'ijuru. Uhora gusa uyishumuriza abantu ngo ibavunagure, bacikagure, bahonde, kubita honda Mana, kubitegezayo, shwiragiza shwishwishwi, ipkatikajina, nuko nuirgujinariza gusa nibyo wiberamo. Wareba ugasanga Imana yareba igasanga umeze nk'umwana w'igitambambuga, kuko ntaguza aho bahera naho basoreza. Iyo umuntu asenga amenya aho ava naho ajya, amenya ibyo Imana ishaka n'ibyo Imana yanga, amenya igihe cyo gusaba n'igihe cyo kuniha. Kuniha bitandukanye no gusaba. Kuniha ni ukumva hari ibintu bikubabaje. Mana, kuki nabaye gutya, kuki nagize intege nke, kuki nahaye urwaho Satani, kuki Satani yanyinjiranye kugeza kuri uru rwego, kuki nabaye mu kiganiro kitari kingwiriye, kuki nagendanye n'itsinda ribisindi hamirize, kuki abantu twaganira ibiganiro tukavugana iminota 30 nta Mana mvuzemo, kuki nabuze ubwenge ukaniha, ukayinihira, ukayibwira uti Mana, kuniha biza mu buryo bubiri. Hari ukuniha ko kunihira ibicumuro ndetse n'intege nke zawe, hakaba no kuniha kubera ibibazo ufite. Wamara kubivuga ukayibwira ngo ariko Mana, kuko numvishe kugira neza kwawe nguciriye bugufi, wamembura, wanyubaka, wambohora, wantabara, wangirira neza, wangirira ibambe, onera cerebrone taketai bipostefa desinema. Imana ihimbazwe. Wamara kuvuga gutyo, ukinjira mu cyiciro gikomeye cyo kwibwira ngo noneho rero Uwiteka we, nubwo ufite inzara n'inyota byo gushaka, mfite bariyeri zingarura, mfite ibishakwe, mfite imisumari. Ibuka neza, ibuka, reka turebe umugabo wabikoze neza, yitwa Hezekiya. Haleluya. Yamuvuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, Yesaya yamuzaniye ubutumwa, aramubwira ati ragasha ntago hari, kuko Uwiteka we yari yararwaye igisebe cyitwa igishega ngo cyaramushegeshe, ngo hanyuma rero ngo Imana imutumaho Yesaya mwene Amosi, igenda umubwire ngo narage kuko atazabura gupfa, mubwire ngo ntabwo uzakira, igisebe kizakwica, urapfuye, cyari kirimo kanseri. Ngo hanyuma ngo ahindukira yerekera ivure,
aravuga ati reka nyibutse, arayibwira ati Uwiteka, basogokuruza bose na ba data bose nasimbuye bari barubatse ibigirwamana, baranabikuyakuya babiha intebe, ariko wibutse umubyeyi w'umuntu arakundwa, ariko mbaye umuyobozi naciyemo itegeko rya data, nirukana ibigirwamana, za shitaroti ndazirimbagura, byose narabivunaguye, ibindi narabitwikishije umuriro. Arabibwira ati nta wundi muntu wigeze akora ibi ngibi, narwaniye icyubahiro cyawe. Arabibwira ati nubwo uri kunkubita ngomse, ariko ibuka imirimo nakoze, hari ahantu nahagaze nkuvuga neza. Avuga ati Mana we, narwananye nawe urugamba, nabaye umugabo, nubwo hari aho natsinzwe, ariko sinabuze kuzamura icyubahiro cyawe. Arayivuga arayibwira ati urahombye rero, uhombye umukozi, nubwo untwaye kare urihuse, nari ifite ingamba zo gukora ibintu bikomeye. Imana iravuga ati ko muhombye koko, ubundi Imana igusigariza ibintu bibiri, nibyo wakoze nibyo uzakora. Wibutse Imana imirimo, ariko ukarebwira ati mfite intumbero yo kugukorera neza. Imana yareba igasanga nibyo kureba ibiriho, ikareba n'ibizaba. Haleluya. Imana itubwira Yesaya ati subirayo Yesaya, cyane mubwiranye imyaka ye nari nkase ndayimushubije, kandi hejuru yayo nongeyeho 15. Akomeza nkorera nkubitira abazimu, akomeza ndimbure bya shitaroti, akomeza birimbure. Ngo nyamara iyo myaka ya nyuma Yesaya ntabwo yabaye myiza, ariko amagambo yavuze yatumye Imana yisubiraho. Hari abantu rero bakunda kuvuga ngo ubundi se Yesu ashimwe. Noneho hari ibintu abantu batajya bamenya. Haleluya. Mu gihe cyose ubanye n'Imana ugomba rwose gushaka mu maso h'Imana, kandi ugakora ikintu gituma Imana ikwibuka. Hari n'abantu bajya bavuga ngo urumva ngo twebwe rega ngo Imana ngo ibintu ngo ni Imana yabyemeye. Yego, ishobora no kubyemera, ntanabyemeranye nawe, ariko hari n'akandi gakeregeshwe utajya wongeraho. Imana urayishuririra, Imana igukatira igihano gikomeye, akaba ari nayo ujuririraho cyanga. Se muranyumvishe? Imana yakubwira ati ibyo bintu ntago byavaho, akaba ari nayo ujuririraho bibwira uti biveho. Yego, hari umupastori njya nkunda kumuvuga cyane, ni uw'Igikongoro Nyamagabe, bamaze imyaka 17 batabyara. Batagira gute? Bukeye, haleluya, bafata amasengesho y'iminsi 4, babwira Imana ati duhe kubyara Mana. Imana nijoro bageze ku munsi wa 4 bucya, icyapa kimanuka kikaraga, kiraza, buri wese arotukwe n'undi arotukwe, ariko kigeze imbere yabo ngo cyanditseho ngo kutabyara birakomeje, kutabyara. Naho wowe niyo byanze, niyo usenze ukabona ntibihindutse, iyo usenze ukabona urugamba ntiruhindutse, uhita ucika intege. Ariko ntabwo ari uko bigenda, urakomeza. Hanyuma habona handitseho ngo kutabyara. Ngaho rero ubu kutabyara birakomeje. Umugore ati nibyo nakubwiraga mugabo, ibyo nakubwiraga ibi bintu tubyihore. Umugabo we yungutse agatekerezo. Uwo mugabo ni umupasiteri nyine, aravuga ati ariko madamu, ndati ntabwo uzi yuko iyo urubanza uruburanye ukarutsindwa, iyo utajuriye iminsi 30 igashira ruhinduka itegeko, ibyo bakabiteza cyamunara. None wareze tukajurira, ndateze tukajurira guke, tukabwira Imana ko icyemezo yadufatiye tutacyemeye. Gusa muri mwese hano ninde umuntu udafite icyemezo yajuririra? Hari n'umuhari? Hari umuntu udafite ibintu yajuririra? Ahubwo wibereye mu mandazi. Nibyo nkunda kubabwira ngo mureba hejuru nk'umufuka w'ishati, ukirebera hejuru ukikundira ibyo nk'umudaho, ngo aho nguri gusenga iki ko byakunaniye. Ubundi kuba ufite amaganya cyewe rwose ibintu ntabwo mbizi rwose, ndabona bidahinduka. Ariko ntabwo ari uko bigenda. Jurira nyine, nibyanga wongera ujurire, nibyanga wongera ugaruke, nibyanga wongera mpaka ubonye igitangaza. Bibiliya yaravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze kugeza igihe i Yerusalemu hazahindukira ishimwe. Waretse hagahinduka ishimwe, kwishimwe rishoboka. Haleluya. Mwanze muvuga ngo birashoboka. Bigeze gute? Mugora aravuga ati koko tujurira. Ndati yewe ati reka ngo tizi inkunga. Babagiyemo barasenze umunsi wa mbere. Umva ukuntu bavugaga: Uwiteka Mana, turagushimiye ko waduhaye agakiza,
ariko muri aka gakiza waratubabaje, waradukubise, waratubabaje. None rero Uwiteka, kuki watwimye umwana wamuha n'abantu b'abasazi bafite uburwayi bwo mu mutwe bakababyarira ku muhanda, abantu bahana imbobo? None twebwe tugukorera nitwabonye tuzabyara umwana nakugirira umumaro. None se Mana, ubundi watubabarije iki ko wadusezeranyije ko uzaduha kubyara kwa muganga, ko batubwira ko turi bazima, ariko ko twategereje umwana tukamubura? Uwiteka we, wadutabaye. Ubwo kandi niko nawe wari ukwiye gusenga. Wiba ufite ikibazo uvuga ati Mana, ntago ndabona umugabo, Mana urugo rwanjye rurimo intambara, ntago ndabona umwana, ntago ndabona imikorere, ntago ndabona icyerekezo, ntago ndabona ubuzima, ndafite ibidayimoni bintera, mfite amahembe bantera, ariko nje kukujuriraho, narasenze ntibyakunze, ni wowe ntekereza, ni wowe ntabara ibihe byose, ubuzima bwanjye urabufite, ni wowe uzi intambara zanjye, ni wowe uzi iminsi nzabaho, naje kujurira. Barabibwiye batumva. Turagutangariza yuko nubwo ibyo byemezo wabifashe nk'Imana, ntabwo tukurusha imbaraga, ntabwo twakubuza gufata ibyo wemeye, ariko turagira ngo tugutangarize ko ibyemezo wafashe ntitwigeze tubyemera, nta nubwo tuzabyemera. Ibyemezo byo kudaduha umwana twarabihakanye. Uzamenye ngo nubinabidufatira uzabifata nk'Imana, ariko twe ntitubyemera. Umeshe icyo bita kujurira, ni ukuyibwira, ukayibwira uti Mana, ibi bintu wafatiye, ibi bintu ufatira sinabyemeye, uzabikora nk'Imana, ariko njye sinabyemeye. Ariko Mana, ubishatse wantabara. Imana irabyemera. Mwari muzi ko ibyemera? Ibyo bintu irabyemera. Barabibwira ati yego turabizi, waratubwiye ngo ntabwo tuzabyara, ubitwereka mu nzozi twembi, umwe yereka ukwe n'undi ukwe, ariko ntibisobanura ko twabyakiriye. Uwite twarabyanze ibyo byemezo byawe, byemezo byo kutaduha umwana ukatubabaza iteka. Waravuze ngo ntabwo unezezwa no kubabaza umuntu iteka, naho wamubabaza umugirira ibambe. Dutegereje ibambe ryawe tukabona umwana, niko bayibwiye. Ibambe ryawe turibone tubona umwana. Bararira, barakosora, barigaragura. Dore mujye mubaza uriya mudamu, singuri hari yaraje arambwira ati nta wundi muntu ushigaje. Abagore bambwiye yuko ari wowe nza kureba, ngo nutasengera ngo mbyare, ngo nzagende nicare ntegereze mpebe niturize. Dore nguriya amahirwe mfite niko ahari. Bivugiye mu iteraniro hariya hepfo. Abati bakundangiye ndetse n'ibandi n'abagore yewe wasengeye, tibambwiye yuko nutasengera ngo mbyare nzicare ntegereze birangire. Hano hose narahagiye, ni wowe shigaje. Namugana uzanzanira umugabo wawe kuwa kane. Arambwira ati nzamuzana niba yaramuteruye, niba yaramuhetse. Umuzamba butaka ngo yagiye muri penetesiyo ngo yikubiteyo. Padiri aravuga ati buri wese azahetse umusaraba we ku gatatu taha, kandi muzi yaranje muheka. None aravuga ati Padiri, ati umusaraba wanjye uraremeye se nawe ubasha. Undi ati muzi yaranje muheka. Aragenda abwira umugabo ati mugabo wanjye, Padiri yavuze ngo ubutaha tuzajyana. Umugabo yari yaramuzonze, yaramuzengereje. Umugabo ati kandi kugira ngo bikunde ngo tuze kubona ngo umugisha ngo ku ntebe ya penetesi, ngo ndagenda nguhetse nawe da. Undi ati ndagenda nguhetse. Undi ati reka. Undi ati nibyo ndaguheka. Aramukuyakuye umugabo bagiye mu mugongo, umugore amuteye umugongo. Ageze imbere ya Padiri ati dore nguyu umusaraba wanjye Padiri, naje nguhetse. Padiri ati te wararushye, ariko ntiyongeye kumukora. Umusaraba warangiye uwo munsi, kuko urumva umuntu. Buriya rero mujye mwiga kujurira, ubundi urarwana mpaka Yesu nashimwe. Urasenga, muri ibyo yavuze ngo genda usenge wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, aye kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe Imana itagiye. Iyo Mana yadusanze twigaragura mwivaka idukuramo, iratweza
iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Haleluya, haleluya. Muhereze Yesu icyubahiro, muhereze Yesu icyubahiro, muzamure ibyo biganza bibone. Yesu nashimwe. Nerasema deva asikitenema. Imana ihimbazwe. Barajurira, aravuga ati ntabwo twigeze tubyemera. Hano hari umuntu udafite ikintu yajurira, hari umuntu udafite ubujurire. Jindese ninde udafite agahondesho se ninde kari kumuhondo kamubwira gati ndagufite? Hari n'umwe? Arahari? Arahari? Ninde se? Ibyo bisobanuye ngo umuntu wese tando ote kantoria akwiye gusenga nk'ushaka igisubizo kirambye. Hanyuma sera enemande fosteberia arangije ngo ninjoro nanone bageze kuri wa munsi wa gatatu bucyari wa kane, noneho babona handitseho ngo kubyara. Barabyaye bafite abana 4. Imana igira neza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuntu wese amenya ngo Imana yemera ubujurire, ariko ntibisobanuye yuko mu bujurire utaba warababaye. Hanyuma Hezekiya, reka mugarukeho mumurikire, ndashaka gusoza tugasenga. Hezekiya undi munsi ngo yatewe n'umwami wa Ashuri, ngo yohereza intumwa yitwa Rabushake. Rabushake azana ibitutsi bikomeye, witwa Senakerubi umwami wa Ashuri azana ibitutsi bikomeye. Reka nkubwire, nubwo ibitutsi byawe bitagaragara ariko birahari, nubwo utabwira abantu ngo umwanza gucunaguza gutya, ariko ufite ibigucunaguza kandi birahari. Yewe nugeze iwanyu wuzura bibona, niyo ugeze mu kazi ibigucunaguza birahari. Ariko uyu munsi wa none ukwiye kuzana urwandiko rw'imibabaro, Yesu akakuguranira akabanyigisha. Haleluya. Ndababona turi hano. Hanyuma ngo azana urwandiko rwe, aruzana imbere y'Imana. Karavuga ati si wowe utegeka abami bose bo mu isi, si wowe wategetse aba bantu, si wowe unabafite abatware bose bina hasi, wowe ubazi. Niki cyatuma uyu mwami wa Ashuri Senakerubi afata w'ijambo? Aravuga ati reba ibitutsi yanutse dore uko yagenje. Arayereka ati dore bibuwite, reba nawe ibintu yanditse. Yari yanditse ibintu bikomeye. Arababwira ngo mwebwe mw'Abisiraheli mw'Abayuda, kwizera Hezekiya niko kwizera urubingo rusadutse. Arababwira ati kandi ijambo rya kabiri, njyewe Senakerubi ndi umwami ukomeye, ndi umwami w'imbaraga. Arangije arababwira ati kandi njyewe icyo nzabakorera ntabwo mukizi. Ati nzaza aho muri, fata umwanda wanyu ukomeye n'uworoshye, nzawuvanga mubahe mu busangire n'iyo Mana yanyu. Ibyo bintu ngo abyandika muri kwa rwandiko, kandi ngo yabatukaga ibitutsi bikomeye ku rwego ngo n'abakozi cyangwa se abayobozi bo kwa Hezekiya ngo babwira Bushake batari ko wanditse kudutuka muri urwo rurimi, ngo yabatukaga mu rurimi rwa rubanda rwa giseseka. Avuga ati basi tubwire mu rurimi bose batumva. Avuga ati hoye ngiye naje kubabwira nta numwe nshigaje. Yesu ashimwe. Naje kubabwira nta numwe ngize gute, nta numwe nshigaje. Ndashaka ko rubanda rwose na wa wundi uciriritse wese amenye ibyo ndi kubatuka. Niko bigenda. Satani yashaka kugusuzuguza, abashaka ngo kwanike na wa wundi uciriritse, wa wundi wo hanyuma y'abandi, wa wundi nawe agufateho ijambo. Ariko ijambo ryiza nguhaye riravuze ngo uyu munsi wa none n'ukwiyamura urwo buretwa mu izina. Abanyumvishe muhereze Imana icyubahiro, muhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Arangije Senakerubi araho ngo Hezekiya aravuga ati uwite, ati abami bose bo mu isi ndabizi ko ari ubayobora kandi urabafite. Atariko ati reka nkubwire, ati uwite
ati ngewe ntabwo mjye mbabaye reka tigenda umuntu mutoya ndi na Hezekiya ndi n'umuntu mutoya usuzuguritse kandi ikibazo n'ukuntu yasuzuguye twebwe nawe akagushyiramo ati yagusuzugura we ntagushyiremo ati uziko nawe yavuze ngo azafata uwo mwanda ukomeye ngo nuworoshya bivange ngo abiduhe tubisangire nawe ati witeguye gusangira natwe umwanda ko ati yatuvuga tuwe ntagushyiremo ikibazo ni uko nawe yagushyizemo Imana ati jewe nanjye ndimo ati nanjye ndimo buriya rero ubundi iyo umaze gukonekita ikibazo cyawe n'Imana ubundi wowe uvamo ukareka ukarebera icyo Imana igiye gukora ukareba ukuntu Imana ikubita umudayimoni wibereye hariya Imana izi kurwana kandi Imana irwanisha n'ibikere Imana irwanisha n'indasha inda zikajya zivuga ati tuva mu nzira Farawo ni wanga tukwereke inda zikamwototera inda zikotota Mana yanjye ariko murumva iyo Mana Farawo inda zaramuzonze ariko reba umwami warwaye inda Imana izi kurwana irwanisha n'isazi zitwa ibibugu kikaturukira kikaba kiramutwiza ngo bare kure bagende ni wanga nkwereke pazike umva Imana izi kurwana Imana izi kurwana Imana irwanisha n'amazi ngo Abisirayeli bakabona ari urubogobogo abanyamahanga bakabona yahindutse amaraso Imana izi kurwana Imana irarwana 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 ku rwego na ya myuka mibi bagoteza ngo yihindure ibikozi byayo ikajya yohereza mwigeze yohereza Bibiliya yarambwiye ngo umwuka mubi wavaga ku Mana ugafata Sawuli umwuka mubi ntabwo ari umwiza ubundi ku Mana tuzi ko avayo umwuka wera wonyine ariko ngo iyo iri kurwana igifata n'umwuka mubi ikawurundikira haleluya ikohereza umwuka mubi ukararundiga Sawuli ngo agacira urufuzi ngo Dawidi akaza agacuranga Uwiteka ni umungeri wanjye agacuranga Sawuli ngo agatangira ngo agakanguka kagasanga umwana ari gucuranga ngatangira agahita amwenyura mbega akana keza ngo yakongera yagize nabi ngikongera ikohereza ikindi gitero cy'umwuka mubi kikaba kiramunize ngo akaba arapfuye urumva ukuntu Imana iteye izi kurwana Imana ifata urumva ukuntu iteye ifata nawe ya myuka mibi igahita ihindura ibitero ariko ubundi ubu wahise wizera ugafata bya bindi bagusunikira ukabisubizayo bigahinduka igitero simusiga ahubwo kikurwanira haleluya amen bibasunikire bigaragura biterura babwote gihindutse simusiga ahubwo bahore babura ibitotsi iteka jewe n'insinzirire ubwo bambaza gusinzira nje sinzira iteka urebe ko bidakunda ikibazo wowe wisenga nabi uhita bati baca amaguru ejo mbabone ananaba Imana ikareka bati ubundi nawe ntabwo ari uguca amaguru byo gusenga ahubwo ni muri kamere ni bya binyurabwe kandi twavuze ngo yaravuze ngo mureke urukungu rukorane n'iki none kufite ikibazo nawe ko wihuta cyane ngo Mana witwa Semajeri ngo umugabo munini yaramubonye avuye kubwiriza yari yambaye iburuze y'umugore ishati y'abagore n'inkweto zirazamukasa bambara bakunda kuvuga ngo ni mugore utoga arizo yambaye avuye kuvuga ubutumwa nta nubwo yamwaye ntumbaza abo yabwirije nabo uko bari bameze icyo nzi cyo yari avuye kububwiriza nawe ubyivugira mu buhamya bwe avuye kubabwiriza da umugabo aramurataka akagabo katagira imyenda kanatanagira isoni kakambara imyambaro y'umugore aramutotora amuva hasi undi anatabata ubu nahamagara Imana yanjye ikaguhombanya undi aravuga ati hamagara impombanya ariko nitamuhombanya ndaguhombanya ati ngiye no kukubarira kwanza ibwirize impombanya cyangwa guhombanya dore nayo masengesho mugiye kuzira yo guhamagara Imana ngize yiruka Imana rero ntago yiruka ibintu mugomba kumenya nagaruka Imana ikora Yesu nashimwe ugomba kumenya ko Imana igira ingese 3 ugomba kwihanganira iya mbere iceceka yumvisha iya kabiri igenda gake kandi ibintu biri gucika bicika iya gatatu yemera ko bitugera ariko ntibitwice ibyo bintu byo ngo Mana ngo byangezeho ureba he cyane izanareka n'ibindi hubwo ugomba kubimenya rero izo ngeso utari wazimetiriza z'Imana ngo bimenye iceceka yumvisha kagira ngo ntihari
ukagira ngo barayifunze kandi hari aho ikicecekera ariko iyumvishe ukaragira ngo nta kazi irimo kumbi karimo iri gukora neza. Yesu nashimwe. Cya kabiri ikagenda gahoro kandi ibintu bimeze nabi bicika, vuga uti mana nuntabara bwe, ikakwihorere ikigendera gake kanyonyomba. Kutari waza mana reka da, kutari waza mana reka da. Yesu nashimwe. Hari twagiye mu bukwe bw'umukobwa wanjye hariya kuri Sainte Famille, kuri Sainte Famille ubwo ni Saint Paul harya nyuma, ngo tuhagere numva umwuka wera njeho mwinshi. Hari undi mukobwa bakundaga kugendana, ntabwo ndi bumuvuge, ntabwo yantumye kubivuga. Impamvu barana bavuze amazina nuko nabo babyivugira, biri no ku mbuga nkoranyambaga, hamwe mwita ngo ni ku mihanda biriyo. Noneho ndamubwira ariko Imana irambwiye ngo ni wowe ugiye gukurikira uyu mukobwa wanjye nawe ugakora ubukwe. Atamubwira ati dadi, ati ndekura rwose wimvugisha. Ndamukubita urushyi ndabwira nisha ndikukubwira wowe ngo wakira ubuhanuzi ntubwakira, atari ko wambabariye ko nifite ibibazo. Igihe Imana yavugiye idakora sindabihaza. Numva yarashize, numva yabaye umurakari. Ariko igitangaje nawe wakurikiyeho koko, ahise akurikiraho kandi akurikiraho hafi cyane, kandi aza nyine ku buryo ndi bubibone ko nyine ari we Imana ikoreye igitangaza. Ariko yari yasirikanye ambwira ati byihorere wimbwira, yewe yo nza kuba atari wa mukobwa nyine unyubaha, yari no kumbwira n'ibyo abonye kubera ukuntu yari yarababajwe n'ikigeragezo. Hari igihe kikotsa rero kugeza ku rwego niyo umuntu akubwiye ngo irakoze umubwira uti nta kikoze, kigewe si ubwa mbere imbwira ntibikore. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana yabwiye umuntu inzara yaramuzonze, iramubwira ati nguhaye umwero, nguhaye umwero. Arabihaga, inzara iramumenagura n'amaso arayamenagura. Bukeye umuhanuzi aramubwira ati titi irambwiye ngo umwero uraje. Arayibwira ati uyibwire ngo igihe yahereye ivuga umwero narabihaze, niba byarayinaniye kubisarura ngo ibinzanire, nibirimburane n'ibikuri ibinzanire ngenzi zivangurira. Urumva ari ukuntu umuntu aba yarashize ku rwego avuga n'amagambo ukumva yabuze ubwenge. Ati nibirimburane n'ibikuriza n'ingenzi zivangurira, ibintu byo guhora imbwira ngo umwero uraje ntawe ubona. Darakeye Imana iramutabara, ariko nyine yabizananye n'ibikuri nk'uko yabivuze. None ko ari byo yari yasabye, ni nko kwavuga ngo ubuki ngoro bye wabumbwiriye ngo muzanane n'ibinyagu nzivangurira. Ubwo rero niba udafite akayunguruzo ubwo urabimirana nyine, nuko ubimirana. None muri Imana ugomba kumenya kamere y'Imana, ivuga rimwe ndetse kabiri ndetse gatatu ndetse kane, ariko ntibisobanura ko itazakora. Ahubwo ukwiye kumenya ngo iravuga iki, irakora iki, iri kuvuga nde, bizarangira ryari. Hezekiya arayibwira ati nawe bagushizemo. Imana iti jewe banshyizemo mu bantu bagomba gusangira namwe umwanda, ati dore nawe urimo. Imana iramubwira ngo guhera none hareba urinda yikunda yigiye kuvuga. Rero ivuga amagambo meza, ivuga nyine nk'Imana, ivuga nk'idafite ubwoba, ivuga nk'idasaba inkunga, ivuga nk'idategereje ubutabazi ku bandi, ivuga nk'idakorera muri koperative, ivuga nk'izi gufata icyemezo. Nimubanza muyikomera amashyi yo kabyara. We iramubwira ngo genda umubwire ngo umukobwa w'i Siyoni arakuneguye, akuzungurije umutwe, kandi umubwire ngo umuntu wese ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uyambaye atabarutse. Iramubwira ngo kwanga ugenda utegura abaririmbyi baze kuririmba, muzaririmbe gusa nanjye nzagenda ncome ku muringa muzuru Senokerubi, ubundi musubize inzira ya Musa, nzamucome ku muringa. Nta mikino ngewe, umvisha Imana, nzamucome ku muringa. Haleluya, haleluya. Amaze kuvuga ayo magambo ibintu birakomera, ibintu birahinduka. Umwami adufashe kandi atugire neza. Hezekiya ahita yitahira, we avana make karenge. Urumva urugamba ntago ari urusigayemo, reka da usigayemo Imana. Bundi wowe umaze kubona Imana yarugezemo, wowe ntago ukomeza gushoramo ngo narababwiye ushyiramo akarenge, ushyiramo amagambo. Oya, urareka Imana igakora.
naho wowe urakomeza ukenyegeza narababwiye mureke murebe ngira bavutagura Imana yanjye irabishoboye irabahonda irakubita mwamvugiraga iki ayo magambo ninde wayagutumye ahubwo uzatuma itari bukuru ayo yongeyeho Imana yakubwiye yuko ari umupagasi wawe kwibikora uko ishaka ikabikorera mu gihe ishaka kandi ikabigenza nk'uko yabigennye none niki kiguteye kongera aha ngo museka ngo senga mwirabakubita ngo aha ngo muretse gitari yabacurika ubwonko ngo n'ubwenge ngo bucurame ngo muretse ngo muraje murebe ngo n'imirimo ihengame abengi Yesu ashimwe Bima turajyana wishyiramo ibintu by'ibirungo Imana ntabwo ikorera mu kogeza umeze nk'wogeza umupira wehe ngo bavunagure Mana wehe ngo sasa ngo kubita umufilisitiya ngo kubita umuzimu ntabwo Imana ibishaka ibyo bintu byo kogeza n'inzaduka zaje n'amagambo adakwiriye umuntu w'Imana aririnda no ku munota wa nyuma si cyo kintu muracyumvishe muramundira dusengane urumva hari aho watsinzwe wagushijwe n'abantu b'urukungu barakuzonze intambara zabo zarakuvanye mu mwanya wagize ibikunyeganyeza urababara wahuye n'ibikunaniza wumva ugiye ahantu ukwiye kubwira Imana ngo mbabarira gira gute mbabarira umuntu wese agiye kwirwanaho rero kuko mwese ibintu byose imigambi n'imigabo mwafashe byo kureka gukorera Imana kutishinga abarokore n'abasazi bahanura ibidasohora bakuvangiriweho izo ntambara zose ufite ni ukubera ko nawe uri umunebwe ni ukubera nawe ubukene ufite ubundi Imana yigeze kubwira ko hari umupagasi wo kugusengera ko nawe wari ufite gahunda ku mwenda ukingije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo ni impamvu ki wahinduye abantu abapagasi bawe ngo ngiye ngo namaye amafaranga ngo ngere ku musozi arayarya hanyuma se bundi wowe wacitse amaguru ngo ngiye ngo naramubwiye ngo asengere ibyifuzo bitatu ngo na kimwe kirakoreka wese iyo ubijyana ukabivuga umunwa wawe ntuvuga maze n'umufite ubumuga bwo kutavuga aca amarenga Imana ikumva ntimwumva se ntimumenya se hari undi muntu umugendera se n'impumyi zitabona irazirandata zikabaho kuko niyibiza ubuzima bwazo turimo turajyana urakina n'Imana itunga inyoni zose zo mu kirere zitahinga Higa nkubaza urebe ukuntu amatungo aba mu rugo yizera ukuntu ngo ba nyiri urugo bazayagaburira kandi adahinga atakora ntiwayatuma amazi ariko ahita bati mwana mu rugo tuzaharira tuhasazire akizera kandi bigakunda inkoko yo ziri iwawe ntizizera ko buracya uzigaburira zigatora ibyo utazaye zikabyitorera mu myanda kandi zikabaho ariko wowe Imana yanavuze ngo izagutungisha ntabwo urizera amaboko y'Imana azagutunga Imana yakubwiye ngo uzakurwanira mwari mwabona isezerano ry'inkoko iry'amafi murarifite iry'ibiguruka murarizi se buze guki niba Imana mwageze mubona Imana ivuga ngo inyoni ngo zahora nzirwanira ngo zazikubitira abafilisitiya bazirwanya mwarabibonye haraho mwabisomye hanyuma se ariko wowe ufite isezerano kuvuga ngo nzakubita umufilisitiya nzakubita umumowabu nzakubita uguhagurukiye uzakuvuga azagwa ari wowe wazize ariko Mana yanjye nzagutungisha nzakugaburira nzakwambika nzagendana nawe mwari mwumva Imana ivuga ngo nzagendana n'inyoni ko zibaho se ariko zo ziravyuka mu gitondo ati Mana ushimwe ati wi zikayirama naho wowe nukubyuka hayi Uwiteka ndagiye ariko none bivamo uhorana amaganya umeze nk'igikeri ngo nicyo kiboroga kiri mu mazi kandi gifite amabondo abyimbye kikabato noneho biranyobeye kikaboroga kandi ngo abantu bakira bakabona kibyimbye amabondo nawe nuko wirirwa baranereza cyamunara neza ibindi Imana yagusohoyemo ubundi wayihaye iki baranyirukana mu kazi ubundi se kukoze n'icyacumi ko ntacyo uzi gutanga Mana yanjye reka dusenge ntabwo muri bunkunde ntabwo navuze amagambo muri bunkundiremo yandi mufana mwogeza mumeze nk'abogeza umupira nayo muri bubone mwihangane muzayabona ejo abababeshya ntimuzababura ejo n'ejo bundi ntimuzabura aho muhurira nabo bazabashwayika ariko mwabimenye ko ari urukungu nimutabimenya ruzabakungurukana rubashungumukane no mu mazi ngo pi ndashaka kwimenya se yowe yaravuze ngo uwinaniwe arananuka turimo turajyana uwinaniwe agira ate nuko yowe yanditse none murashaka ngo tubabwire
ukuntu Imana ngo yarayibitetse bigashya. Muvuga tumaze ati ijuru ryatetse, muvuge kwa amen. Ati vuga bwira nk'abantu nk'abanete ryatetse, dati ryatetse, dati biri guhumura, ijuru ryahumuye, namwe muti ryahumuye, mugataha n'ubundi bikagutikura. Ariko wakubwira ukuntu uri kurwana n'urukungu, wamenya uko uhangana narwo nibura nibikwangiza. Hanyuma ukaraka Imana idakora. Imana si ubundi ibintu yagukoreye yabigukora ari uko usenga. Pasindi ahantu ugeze ni ukubera amasengesho menshi. Kuki yabikoze? Yesu ashimwe. Hari ibintu Imana ikora atari uko twasenze, ahubwo ikabikora mu bumana bwayo. Rero tugiye gusenga neza nk'abari kurya ifi, akantu ku kandi, pani ibintu byo kuvangavanga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Za haleluya zabaye nkeye. Rwose ibintu pasiteri noneho yatubwiye, nibyo mpabwiye nyine, nibyo Imana yampaye. Ni ukuri Imana yabimpaye, yambwiye ngo mbabwire ngo bigomba gukurana urukungu n'amasaka. Naho ruzajya ruzanaririmba ye. Hari igihe ruba ruzi gutera amakorasi cyane, mwihangane, ruzanadiyakona. Nuncunga nabi runagusunikisha igiturisho, tegerayo. Hari umudiyakoni batenze yanga gutengeka. Gutengeka murabyumva, baramutenze yanga gutengeka. Bagiye kwiga burogera aragenda yicara ku ntebe hari imbere, yicara gutya, aricara. Noneho bagena bati nimugeraho mumunyureho, ntimuri muhe, mumutambukeho. Bati nimumuhe, muhereza abo ku ruhande rwe, we mumwime. Ngo ni inama bageye. Nibanareba shitani yamuzinduye ngimuzane mu rusengero, baramutenze we yanga gutengeka. Ubundi hari ukuntu umuntu umutenga ntatengeke, kavuga ati nzabasatura mwese. Ahantu nzi umukristo yavuze ati ndajya mu rusengero runaka naterana, ndamuhonda ndamwikorera muteko gatuti. Arasiba uwo munsi agenda arabunga kubera ko wa muntu yaje. Ibyo ndabizi, ni ibintu nzi, nahangaha turi hari abantu babizi. Ati ntago ndatera nakanura nanubwo abantu bose barahumirizaga, we ntiyahumirizaga. Abagakanete ndaje nkwereke mumena gahanga, tibesheje muri korari kuririmba nkwereke, muturumbure mu nkwereke sha. Ngo bavuga ko yamuteye inda, ati ndamuvanamo agapantaro, timaze mwandarike hariya. Abantu bose ubwabo burabica. Hano ni hari abantu bazi iyo nkuru. None si ubwo muri muhica. Uwo rero nawe yanze gutengeka, tini mumugeraho mumusimbuka. Bamugezeho rero ibyo bibwiraga iyo migambi yarabapfubanye. Yahise akura ati muzane rero ntago ari amaraso yose cyangwa ya nyoko, mumereza rero ni inywere. Arabyahira byose n'ibigata ararya aririra. Ariko yapfuye nabi, yishwe n'impanuka y'ifuso ku Muhima, kubera ko nawe yasuzuguye ibyera by'Imana. Ibintu by'Imana biritonderwa, gusa Imana ntihutiraho. Ushobora no kuvuga ese ko nta kimutwaye, ugasanga nawe ejo urabimenyereye, ariko izakimutwara. Ahubwo ni kwa kundi nababwiye ngo igenda gake, iceceka yumvishe, imera nk'itabonye kandi yabonye, ikwihorera kandi zikiri bukore. Niko imeze, ugomba kubimenya. Yaricaye, urumva uwo muntu yaratengetse se, baramutenze kumutenga biranga cyangwa gutengeka. Timuzana ntago ari amaraso yaso cyangwa ya nyoko. Arakurura ararya ibigati, menya yataranariye kimwe, ubwo yarakuraza arahira ararya n'amaraso, arakurura aranywa, arinywera ararya. Mumereza hano ntago ari ibyaso cyangwa bya nyoko, aranywa ararya. Ntabwo ari kure, ni uguhera muri uyu murenge kugera kuwo hirya duturanye, ni hafi aho, ntago birenga aho ngaho, niho byabereye. Turimo turajyana, muri gukina. Batayimoni ni babi. Urukungu rugomba gukurana n'iki? Ntabwo uzarwana, ntabwo uzashyiramo akagufu, nushyiramo ukuboko bazakuvuna. Uroroha, ahubwo ukabigereka Imana. Imana yije kubirwanya yo ihera ruhande, ikubita itanababarira ahubwo. Ariko wowe ushyizemo akawe bakavuna. Hanyuma rero yatangira gukora uti nirabwiraga ntagaraka kizabakubita ikabahengamisha. Kidori iraje, temaraje muyibonere, ahubwo n'abasigaye iraje batsotsobe. Yarangiza ikabona wagira ngo uri kwikoresha, igahita yicecekera ikakwihorera, kavuga ati none se kitabamazeho koko. Ariko wamaraho kandi n'ibyo yakoze warabyiyitiriye, ukavuga ko ari we wabisengeye, ukavuga ko uwo usengeye atarara, uwo uvuganye nawe kuko umeze nabi usengeye apfa. Oya, oroha, gerageza kubigabanya. Ayo magambo ni mabi. Umuntu w'Imana
agomba kwimenya akagira aho avuga n'aho agarukira. Turimo turajyana. Kandi gukiranuka, gukizwa ntabwo ari koperative, ntazagire ukubeshya. Icyo kigare ubamo kirakoshya. Gukizwa ni wowe n'inyungu zawe. Imana irashakwa kandi ikabonwa, ariko nugendera mu kigare uzayibura. Ntabwo Imana iba mu idini, ntabwo Imana iba ku muntu runaka, Imana iba mu mutima wemeye kuyakira. Mwanyemera dusenge? Hari icyo wavanyemo? Wavanyemo ibyaha?